ngiye naranywereye amazanyu nari nkeneye kuko ngiyewe murabizi rwose ikintu cyerekeranye n'amafaranga nta kibazo nkigiraho noneho nimutashye ubukwe ngo munywe inzoga zanjye ntimuje no kunsura nyuma yaho ngo se umugabo wanjye yumva ko mbana n'impyisira nako muri impyisi impyisi ni Dinah icyambere cy'impyisi ni Dinah impyisi ya RWEMA noneho ntabwo uri impyisi gusa uri impyisi cyane ntabwo n'ubundi abantu bazi ko Dinah ari umugome ntabwo ari ubugome nta muntu byatungura Dinah nta muntu utamuzi uba nkubwire njyewe ikintu kibi umugome kubera ibintu RWEMA aba yanditse ntabwo ndi umugome mu buzima busanzwe abo tujya tuganira barabizi sinyituka yarakunde aho hantu bavuga ngo iki sinyituka kandi cyangwa ni sinyimbiduga sinyituka yarakumpaye njyewe numva ngo simbiduga ngo simbiduga yarakumpaye ngo simbiduga maze ngo kandi sinyanga niba sinyanga yarakongeretse baravuga ngo simbiduga iki cyana we ni ikigori Bright Rwanda TV. Reka tubasuhuze kandi tubifuriza ibihe byiza mwese abakurikiye Bright Rwanda TV. Uyu munsi rero dufite abatumirwa babiri batunaniye. Ni ikibazo. Kandi ibi bintu ntabwo ndi bubikatinge. Of course ntubikatinge. Njyewe join ndabivuze. Ikintu cya mbere ni ukunywa. Okay. Kuri kuva muri kamera genda hariya niho kamera iri. Abashu. Muponyo. Ndagira ngo mbyenyeshe ko. Ibintu binywa amazi ari icya mbere bitorosho. Icya kabiri inka. Ibyo byose rero. Wabaye ntabwo ndi bukata. icya mbere ni iki Karine ntabwo twakora televiziyo tutaranywa. Okay. Ntabwo ndi bukatinge rwose babwiza ukuri. So nuko twinjiye mu kiganiro uyu munsi abatumirwa turi kumwe mwababonye. Ahangaha imbere yanjye ari uwo twicaranye arabanza bibwire namwe mu ndebera abantu nakiriye noneho uyu munsi. Sawa. Byatede ibyo nabibonye ubu nibibazo. Turavugana nyuma ya interview ya Josette. Muzanira intebe abe yicayeho. Hasi reka ngiye nigendere. Ugeze. Zanira kamurica hano hasi. Ekose. Ese tede ubusiwe wakatuguriye inzoga. Ndetse baguretse amafaranga. Fuck you bitch. Bakiri nako bafana bacu. Mujye mugerageza murebe ikibazo tuba dufite. Ni gute umuntu ashobora gukina nta kintu yanyweye ko. Nawe mujye mushyira mu bwenge. Okay. Ndanabira cyizongera gukina n'uzongera kumva. Ntabwo bikuramo. Ngereza uvuze ngaje kuvuza. Mwabifana. By'imitwe minini kandi rero ntibibuze. Kamiliyone. Iyo ni barabandi biyicara hano ku masikariye. No, ntabwo uri igitangaza gusa. Uri igitangaza cyane. uzareba itoro cyangwa wenda wakarinda barashyira hasi Byanditse uzanira ipantaro ya karindwi. Aba ariyo nicaraho. Kanze mubwire karindwi kuri ko Imana itureke brother. Yego Teddy, dore waranashatse wambaye impeta nziza sibyo? Ihangane muri interview nuko ndatamenya inzoga. Kandi nabikwemera sibyo se mbabarira. Cyangwa barishije hanze. Ibyisi jewe ibyisi birananiye sinyituka yarakunde aho hantu bavuga ngo iki sinyituka kandi cyangwa ni sinyimbiduga sinyituka yarakumpaye njyewe numva ngo simbiduga ngo simbiduga maze ngo kandi sinyanga niba sinyanga yarakongeretse
nawe ni ikigori. Sinyituka. Sinyituka yarakumpaye kandi sinyangaya. Nese mu by'ukuri uvuga gute? Karinda wo kwirwa yasamye se kanga Nyine ndabarizo ndaruze sinyituka yarakumpaye. Sinyituka. Yewe njye ngimbiramo simbituka. Basi bavuga gute? Nese telefone yanjye ni download. Sinyituka yarakumpaye. Sinyituka. Sinyivuga, sinyivuma, sinyituka nibyo bindi bavuga ariko ni sinyituka yarakumpaye. Simbituka. Okay. Oye, Mark Manzi mbabwirisha. Ntabwo twe tukumburana. Ariko ntabwo umuntu Tede so kutagukunda njyewe sinkwanga pe n'umutima wanjye wose. wanahingukwe. Reka icyo gihe byagenze gute? Oya buretse byagenze ntiwabutaha. Njyewe hari ukuntu njye ndabyemera. Waransuye nyuma y'uko Reka ngo ukuntu byagenze. Buretse maze nkubwire. Nyine buretse maze nkubwire. Nushaka kubyihurira. Uyu nguyu. Ubwe twarapanze akajyandika no ku rubuga. Ibi bintu ndabyaploding. Nuko kuba nushaka kubyaploding. Kujya ngo umuhemu n'umushake mu byaploding. Ni gute umuntu akorana na imyaka irenze ngahe agakora uko yabatumiwe ngiye naranywerana zanyu nari nyeneye kuko ngiyewe murabizi rwose ikintu cyerekeranye n'amafaranga nta kibazo nkigiraho. Noneho nimutashye ubukwe ngo munywe inzoga zanjye ntimuje no kunsura nyuma yaho ngo se umugabo wanjye yumva ko mbana n'impyisira nako muri impyisi. Impyisi ni Dinah. Icyambere cy'impyisi ni Dinah. Impyisi ya RWEMA none uri impyisi gusa uri impyisi cyane. Uri papa w'impyisi. Uri ni mama w'impyisi. Amugore wakabiki. Mahuma. Okay. Simbiduka. Niko simbiduka. Sobaye njyewe Karinda nanditse kuri group. Amaze kwandika aravuga ngo dupange igihe tuzajya kumusurira. Ajya aho ngaho yandika abantu nk'abangaye tuvuga nta kibazo twebwe dutegereje igihe tuzagusurira. Se kibiraza yihutaza buri muntu wese. Groupe zose abankuyemo. Ankoresha left. Sinjye wikuyemo. Ucecetse nayo wamuyemo. Ntabwo ndi gukati. Ubyihorere. Ntabwo ubujyamo nakavuga amafuti yawe. Ntabwo bafite. Aha ntabwo dufite. N'umufana wese ajya abona amafuti yawe. Ajya abona ukuntu RWEMA ari umuntu wananiranye kuri set. Wanukuru akaza ko Izuba murebe ukuntu ryankubise. Ryangize icyatsi. Noneho abarakuretinze. Nuko simbiduka. Yamwe mu groupe n'imbara 3 n'imbara 4 zose agenda ankoresha left. Nta nubwigeze ambwira ngo ngiye kugukura muri groupe. Nigeze ambwira ngo ngiye kugenza gutya. Mbona nose yagiye ankura. Ese nibyo twarabipangaga kandi tugomba kwipangira nka groupe yose n'umuryango turi kumwe akankuramo mwagira ngo bigende. Aho maze kuviramo. Kuki utapanze mu musuru kwa? Ngwenda ndabindi kubipanga nzajya. Yazubwire ni izina ry'Imana yo mu ijuru ntakubeshye Teddy. Mu mutima wanjye ntakubeshye n'Imana ibyumve. Nafite gahunda kuzakwihamagarira ngiye ku giti cyanjye. Ari n'ubundi abantu bazi ko Dinah ari umugome. Ntago ari ubugome. Nta muntu byatungura Dinah nta muntu utamuzi. Umva nkubwire ngewe ikintu kibi umugome kubera ibintu RWEMA aba yanditse. Ntago ndi umugome mu buzima busanzwe abo tujya tuganira barabizi. Ngiye ikintu kimbabaza n'ukuntu RWEMA yihisha mu bafana. Akigira marayika. Yihishamo akigira marayika akiyandikaho utuntu twiza. Nanjye ngiye kukwandikira script igukwiriye. Wabipikisi we warupapa rw'urupikisi we. Baba we. Gutya. Faites attention. Faites attention pourquoi? Nukuvuga ngo RWEMA yandikira ibintu byiza. Nanjye yajya kunyandikaho none akavuga ati kanze mwere. None se ubundi tuvugisha ukuri abantu bari kwibona ko ibyo kinari gakomeza. Ntabwo ari komeze we. Nako mu by'ukuri si komeze. Ngaho garagaza. Agiye kubona umugomba agomba gushisa ngo shize mwahunya. Okay, mu by'ukuri ngiye sinzi. Si rwose. Nyine tuza uri kuganira n'abafana. Vuga neza wicishije. Ndavuga neza se mbabaye. Vuga neza nyine. Ntabwo mvuze neza. Aho ushakira umugabo. Erega sha mugabo mwabana mwe baba we. Uyu mugabo araryoha. Nicare mbatekereza iby'uwo mugabo wanjye. Nako by'ukuntu umugabo amera neza.
by the way ushaka bitubwire ubusubire upfa kubuzi ko ibyo bintu uri kuvugamo hano bikurikana Akoresheje ndi kwibaza ibintu byose turi kuvuga ni ikihe kintu turi kubeshya icya mbere cyo turi kuvuga amafuti yawe sobanura impamvu Jolie yakoze ubukwe n'umutahe nabimubwiye njye ntabwo nari impari icyo gihe uri kugendera kuri groupe nakoze icyo gihe ko rwose nari impari uko niko kuri pe nyuma yaho dupanga kuzamusura dupanze kumusura nk'abantu bose twakinanye nubwo n'ubwo bagikina tutazi n'aho bakinira tubona ibice bisohoka Ese hari ikintu wamugana iki kandi tutazi igihe twirukaniwe urumva atangiye kubikatinga yibeshye ikintu cyose turi kuvuga nta kintu ndi bukure sawa dore na miguri iri gukora nayibatunze rwose reka nanjye kire ku munwa bumve ko ari byo uri kuvuga ibyo birangira dupanze kuri groupe ko tuzagusura bapanze turi nk'abantu nkabangaye kuki bari bangahe gusa sabandi kuki no ndi kuvuga bo twapanze abo ngabo mwapangaga nyine kubera ikitabaye timu yose no ndi kuvuga ari uranyanga se no tega amatwi manze gusobanura ayavugisha ukuri Jolie uramwanga nakobwa dupfike nta muri sene tugeze duhurira ngo tube twapfubirana tugirane nabi kuri sete sinjye mvugana nawe nabi mu nzira se turabona ngo tuvugane nabi hehe hose ntituravugana nabi naba mwanga gutwarira umugabo njye umwari konziko ahubwo se nana namuzi umugabo wanjye se ko ari nta muntu mwakinanye mwagonganiye ku mugabo ngaho cicika n'umuvuga izina ubwo ubaye gutyo Dinah yabibonye ko bya ariko atari njye ese ari uwo twagonganiye ku mugabo nicyo kibazo njyewe rero ntabwo nigeze muri mwinshi gutwara umugabo sinari nanamuzi sinari nzi ngo biravaye birajya he oya shana njye nta muntu wa hano wigeze ashaka uyu rero kuba ari umugabo ko turaje dupanga iyo tuzasure hari harimo Jariya urakoze accident harimo byaribwo ninde Dinah ni Jariya ni Jariya nyine n'ubundi niko kine yitwaje yitwa Jariya yose ari amazina yibuze oya umusiramu se nta yuza kine yitwa Jariya okay ni Jariya ariko afite izindi zina nyine rije bwita atari byende dukinana none uyu mukina yitwa nde yitwa Jariya nyine ariko andi bwite yiwarahari bashaka irya bwite arinzi ko yitwa Jariya n'ubundi Bob Julienne Nje kukima mwanga kurivuga aneze iriyegwe gukina yitwa no bapanga no gusura Gabi yabaye iki ubusiko rya mu mujyi murana na ntuza wa undi wansimbuye navuye kuri seti nari bukine ndi umupolisi acuruza imyenda mu mujyi umuzunguzagi mu mugi uwo ngo ntabuze uwo nawe yarishyame yarince ariko reka mbabwire abanyamahanga bose bakinye mu gihirahiro nageragezaga kwitonda pe nanjye nagutangiye guhamya mu bantu bose twatunze muri tondaga nijoro kw'Imana kuko ibyo bintu sinabaga nzi iyo biva niyo bijya nkirakarira kuri ariko cyane akagira udutiku bucece ntabwo ari amatiku reka mubwire mwese niba cyangwa ubwira nti rero dore ibi n'ibintu runaka yakoze gutya nkanabikubwira turi kumwe nawe ubwo twaba twicaranye gutya twicaye muri salo nahita mubwira nti aha ni mawe se ko bimeze gutya na gutya uyu kuba ko mbivuze twese twicaye bikamurakaza ayo ni amatiku cyangwa ni ukubivugira hagati twese turi ahubwo karinda yanga ukuri kuko ukuri kuramurya cyane kandi njye baranakarinda kandi reka nze nkubwize ukuri njye nawe tubanye dute nabi njye mbanye nawe nabi ariko twabanye nabi bigenze gute njyewe dore ikintu kimwe nanga umuntu nzoya ngiye uko zoya waranzoye sana njyewe umwari ahubwo agira utwanga umuntu kwambura nkuko natwe twanga abatwambura icyo ni cyo kintu twapfuye waramwambuye ntabwo aricyo twapfuye warasuzuguye ntabwo nagusuzuguye warasuzuguye biri seriye mwambabarira reka nkubwire oya ntubivugira no oya nyine betse baza nkubwire uretse gato nyine betse baza nkubwire ntabwo ibintu twakoze bakarinda hari n'ibisimba bimwe bikuremo umushaka mureko kugicira ikiganiro oya ibyo byuzanabikuremo ariko reka nkubwire ratatede iki karinda avuze ntabwo ndi bukivugeho ngo byagenze gutya na gutya kuri kamera nase ubundi turi kuri kamera nashaka bigashaka birekere nta kintu na kimwe ndi bukuremo kuko bwa batatashye utaripfuye buretse gato oya ibyo ukabwanjye batatashye bwo ubirekere ariko shangiye uko byagenze
warabanze ratabara ndeka tubyemere afite ishingiro kutwanga icyo ni icyambere afite ishingiro kurakara bitewe nuko twese tutamubona ko twakwiye kubanira ariko nanone urundi runini cyane naje nambaye inkweto ndende zirananira iba mu makambiri z'abashitsi ni ukuvuga ngo ariko nanajyangishije wayo ari inkweto nziza urumva zijyanye n'ingofero yarafashwe cyane ari ikibazo aho uraza kwifatanya nyuma nk'umunani urumva arakitera icyo turaza kukivugaho nyuma nkubwire ko karinda ngo naramusuzuguye nusanga koko narasuzuguye buri wese aravugisha ukuri oya ikibazo cyabaye kuri yose muri rusange ntabwo umuntu ashobora kwibasira umuntu nk'ubu nzi ko ubu umwe mu bantu bananiye ufite amakosa make ugereranije n'ay'abandi icyo kirahagije kuba ndi n'umutagatifu mu banyabyaha benshi uko biri ubukomere bw'amakosa bafite ushobora ufite makeya aringaniye ntabwo ubwo kurusha amakosa wowe ukagira make ngewe amakosa ariko si umuyobozi agira amakosa ako kantu rero niko gasekeje dear friends ya bafana umva murebera ko muri abana ngewe nareze ntabyo twemera aho rero niho hari ikibazo ngaho niho gasuzugwa gaturuka niba ugiye kuvuga ngo turagusuzugura twako tuzanagukubita tukwereka ko utatureze wanoza none niba Teddy genda mwigishije kuvuga Teddy ntabwo bizi ubu nanjye wanyigishije kuvuga we nakwigishije gukina ngo ngiye yanyigishije kuvuga nakwigishije kuvuga ibikeneye kuko amagambo bike nakwigishije kuvangura ukamenya igihe uri buvugire n'igihe utari Teddy umuntu uri gutitira Josette we cyakoze ari kubona igishije kuvuga yakukira isutu ntabwo wavugaga reka kuvuga bitandukanye no gusakuza cyane ubwo Teddy arasakuza oya naravugaga ariko nkavuga ku buryo umbwira ikintu wambwira ngo gutya na gutya nkaceceka nkakora nkicisha bugufi nkamera nk'imboga zarabye ariko vuga ngo bitewe n'amafuti yawe bitewe n'amafuti y'abantu twakoranaga bitewe na timwe wese muri rusange mwatumye umuntu agira amahane mwatumye umuntu agira amahane akajya oya n'ubundi byo mukina nibyo bibarimo tujye tuvugira ntabwo ari byo bindimo Teddy Jolly nta muntu utabizi buri wese ari kubibona rero no kuri kamera buri wese ari kubibona amahane n'umushiha ufite ku mazi baza aho byatangiriye se kugira ngo none se uretse mubwire wigeze Josette ni Dinah ni rwicarubuzi buri muntu wese arabizi uramureba ukagira ngo aritonda ariko inyuma ibyo akora mwa bantu nawe urabizi ubyiziho bajye bana kugagurira iryarye no gusa ntabwo nukuri ko Imana simbiri kare urabizi bazi rwema wihisha ko uruhu rwihisha mu myaka yose tumaranye kare ibyo bavuga gutya wari wambona wenda uvuga ngo uyu muntu yanzanyeho uburyarya igihe kingana gutya cyangwa ngo ikintu cyose gikubwiriraho ukanya ukamunda ukishima okay reka dukore cya kiganiro ndashaka kumbariza Jolly ibibazo ntabyo mbaza Jolly ngenda kubaza ikibazo tubaza tugusubize oya murabazanya bya bindi Jolly byari bimeze gute ku munsi wa mbere umva buretse twandikira ibintu muri script tugenda tugakina abantu bakatwanga mana we ugashyiramo ndi umutindi ndi umugome ndi ndayampeheta nubwo byarangiye mana nageze ku byo nshaka na shema nashatse mumbare mujye mu mparole ziyubashye karinda twumvikana singiye gusenya none wanshaka umuntu wanshatse aranshoye ngewe ndi umuntu witonda mwabafana mwe mutanagira ngo ngewe ndi umuntu uri aho wasamye ugenda ureba hejuru oya suko bimeze ni iki cyatumye bwa mbere utaseta ukiyambura imyenda ku gisozi twagiye ugahita ugenda ibyo ndagira ngo bivuge kuko Dinah ntabyo azi n'abafana ntabwo babizi ariko babikunda ni love story nibyo cyangwa se ibyo byagenze gute kugira ngo ukuremo imyenda uyite oya ngiye kubivuga Dinah simbeshye se wamaze ko warambaye umaze kumubwira ko ari umukobwa wundi wese yambara imyenda atari wari gukina arakina icyo gihe wiyambuye imyenda uhita ujya kureba umusore wari uparitse hano turi gukinira ahita agutwara aho mwagiye mwaraye iminsi itabari ndakubeshye urambeshye dumanitse no kuboko ntabwo nta twigeze tujya ngo tujye kurara byagenze gute nibwo bwasibwo bwa mbere mwari mubuye oya mwari musanga vugisha ukuri ahayi wenda kwiyamye none niwe mwashakanye nibyo sibyo
kuba twarashakanye umuntu wagutwaye akuvanye ahantu wari gukinira filime kuko njye barambwiye ngo jOLLY mubabarire kubera ko ni chance n'ubundi umuntu wamutwaye cya gihe niwe wabaye umugabo we nibyo cyangwa sibyo oya niwe wabaye umugabo wanjye ariko ndashaka kumenya icyo gihe mwari muziranye of course yes yaje ubizi ko ari buze ntabwo nari mbizi ko ari buze amasari ntamuhaye yarayubahirije ikintu cyabayeho twatangiye gukora bitinze rero kugira ngo nice gahunda y'umugabo ibintu byose byaroreye ngira ati cyo wakibabarira umuntu ari wo tuvugisha wenda murabanga umwana mubira uyu muntu yarambaye imana none se filime ikomeye igoranye gitera ni sete ya gitera nanjye wese maze nkabaza ikibazo kimwe tuvuga ukuri kose ariko bantu usubize ibyo nyine uretse reka tuvuge ukuri kose oya bantu yego bantu ukuri kose gusubiza aho hantu oya yego mvugisha ukuri oya wowe bantu usubize nyine mvugisha ukuri ndakuha uburenganzira nyuma bantu reka usubize ukoresheje ukuri yego ibintu karinda n'ubivana ibi byo ndabikuramo reka rwose ibintu byose byaroreye byose ubikuremo kuko reka nkubwire uvuze ukuri kwabaye kuri jOLLY rero tureka nanjye mvuga ukuri nanjye urambajije none se uvuga utavuze ibyawe mbese ngiye kutambajije wavuze ibyuyu nawe urambaza uti bimeze gute kukuri nanjye ntanze ukuri kwanjye nawe utagukura ushobora kuri kuhe mbaza vuga nk'ibyo uri kuvuga kuri jOLLY nta muntu n'umwe yatumye filime ihagarara keretse abakinnyi bayo ubwayo nibo bangoraga kuri seti n'ubu bakingora icyiza cyo kuri RWEMA rero ni uko mutari kubona isura yacyo ititimira nk'igikoma reka mwerekane karinda kamwerekane uretse muyata aho ngaho ndakuzi rega hari ukuntu umuntu akubita ikibuye mu bibwana kikabwejuka sha dore ngicyo kirabwejuye urumva none birangiye icyo gihe yari yigize kabutindi okay jewe nyine nibyo ndi kuvuga wimberaho rero ntabwo nigeze nica agomba kugwera ku rugero rwiza uri mu kusaza wacu mu bwitonzi uri mukuru wacu ubwo rero mu bintu byose uri mukuru wacu urumva rata Teddy ndangije ngiye mbona n'ubundi ntituri gukina ibintu byose byadogereye nawe urabizi yose kibe yamutashye